guhagarika jenoside tukongera kubaho. Abenshi muri twe twabyumvaga nk'inzozi, inkotanyi z'igikundiro. Uyu munsi turaganira ku wa 2 Kamena umwaka w'1994. Hari mu gitondo cyo ku ya 2 Kamena 94 ubwo ingabo zaho zari za FPR inkotanyi zageraga i Kabgayi zibohora ibihumbi by'abatutsi bari babashije kuhahungira baturutse hirya no hino ndetse no mu mujyi wa Kigali. Izo ngabo zahageze mu gihe ingabo z'abicanyi intera hamwe n'abaturage bakikije Kabgayi bari biyemeje kurimbura izo mpunzi. Ingabo za FPR inkotanyi zageze Kabgayi zimaze gufata uturere tw'amayaga Nyanza na Ruhango. Kabgayi niho ingabo za FPR zarokoye umubare mwinshi icyarimwe ugereranyije n'ahandi. Jenoside igitangira ku itariki ya 7 Mata umwaka w'1994 wari umugaba w'ingabo yatanze itegeko ryo kuyihagarika ku kiguzi cyari cyo cyose ngo barengere ubwoko tutsi bwicwaga. Intera hamwe n'ingabo za leta zirimo kubamarira ku icumu. N'ahandi hose mu gihugu inkotanyi zarwanaga zitanga zitizigamye ngo barebe ko byibura harabo baramura. Umutwe wa batayo y'157 ukimara kwerekeza ya Bugesera na Kamabuye basanze ikiraro cya Rwabusoro ingabo z'abicanyi bagishenye kugira ngo bakomeze jenoside mu majyepfo y'igihugu nta mususu. Hari tariki ya 16 Gicurasi 94 nyuma yo gusenya ikiraro ingabo z'abicanyi zashinze ibirindiro bikomeye ku gasozi kari hakurya barebesha imbunda zikomeye hahoze ikiraro ngo ingabo za RPA zidashobora kucyubaka. Abasirikare bakeya ba RPA bambutse bakoresheje ubwato busanzwe mu ijoro nuko birukana ingabo z'abicanyi bityo kubaka ikiraro bakoresheje ibiti biratangira. Aho niho benshi bavuga ko ari igikorwa cya mbere cy'ibikorwa by'ingabo bitari bya gisirikare bikorwa mu gihe cya Army Week cyangwa se Army Citizen Outreach. Ingabo zambuka y'amayaga ya Nyanza tariki ya 29 Gicurasi 94 ngaho Muyira dore Kinazi Nyarurama Ruhango tariki ya 30 Gicurasi 94 barihuta cyane bambukira buhoro na Ntenyo ku mugina w'imvuzo babirinduka Shyogwe bareba Rukaza na Mbare mu Kinini mu gitondo gitangaje Kabgayi bari bayitashyemo. Bayigezemo ya 2 Kamena 94 abatutsi basigaye bumvishe imbunda y'inkotanyi nubwo bitari byoroshye kubashakira inzira ibahungisha kuko imirwano yari imeze nabi cyane kuko ingabo zashyigikiye ubwicanyi zari zanze kurekura umujyi wa Gitarama. Byatwaye by'umweru 2 kuko Gitarama yafashwe tariki ya 13 Kamena 94 uvanye mu mujyi wa Kigali. Ingabo z'abicanyi aha niho zabashije kwirwanaho mu gihe kingana n'ibyumweru 2. Abarokotse Kabgayi inkotanyi zabashakiye inzira ibyo twakwita safe corridor zibakorera igikari. Abaturage bahabwa amabwiriza yo kugendera muri kaburimbo bakirinda ibinogo n'ibyatsi kuko bari guhura n'ibisasu bibaturikana. Bakomeje urwo rugendo Kabgayi muragera ku ya 2 Kamena abahari murabaho. Ijoro rya mbere abarokokiye Kabgayi bariraye ku Ntenyo bararuhuka basanga inkotanyi zabategura ibyo kurya birimo imiceri n'igikoma ku bana. Bakomeza urugendo bajya mu Ruhango bahamara iminsi mike. Igihe imirwano yari ikomeye Gitarama impuzi zabwiye kwimuka zikajya Ntongwe. Urugendo rwabaye rurerure cyane kuko impunzi zanyujijwe inzira ya kure cyane. Inzira isanzwe ihuza Ruhango na Ntongwe ntabwo yari yizewe. Nyuma ya Ntongwe abarokowe Kabgayi babwiwe gukomeza urugendo berekeza Rwabusoro bahura n'abarokowe Nyanza bafatanya urugendo bagera ku Ruhuha bamwe berekezaga ko n'abandi Nyamata ndetse na Ririma. Bategereza ko Kigali vamo bamwe bakagenda basubira aho bavuye kugira ngo Kabgayi igire umubare w'abahahungiye benshi. Inkomoko nuko mu gihe jenoside yakorwaga mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 abatutsi batangiye guhunga berekeza Kabgayi bavuye mu bice bitandukanye. Kuva ku itariki ya 12 Mata 94 kugeza ku itariki ya 20 Mata 94 Kabgayi hari hamaze kugera impunzi nyinshi z'abatutsi maze zishyirwa ahantu hatandukanye mu mazu ari Kabgayi. Kuva abatutsi bahagera intera hamwe n'abasirikare bazaga kurobanura bamwe bakicirwa imbere mu bigo by'ayo mazu hanze yabyo ndetse no mu ishyamba rya Kabgayi. Kwa 31 Gicurasi 94 Minwari yatangaje ko abaturage bagera kuri 500 bishwe. Inohereza y'inzobere zemeza ko ubwo bwicanyi koko bwakozwe. Abarokotse ubwo bwicanyi bwose nibo ingabo za FPR zarokoye ku wa 2 Kamena 94. Ese imiterere y'inkambi ya Kabgayi yari iteye ite? Impunzi z'i Kabgayi zari mu mazu atandukanye ya Kiliziya Gatolika kurikira: mu kigo cy'amashuri abanza cya Kabgayi A, ikigo cy'amashuri abanza cya Kabgayi B, mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Mutagatifu Yosefu, mu seminari nto yitiriwe Mutagatifu Leo, mu seminari nkuru ya Kabgayi Philosophicum, mu kigo cya Mutagatifu Kagwa ahahoze Trafipro ahazwi ku izina rya Senede, mu mashuri y'abigaga Gatigisimu aho bitaga mu Gishumba no mu bitaro bya Kabgayi.
Muri ibi bigo uretse kwa Kagwa Senide, abandi impunzi z'abatutsi zabaga ziri kumwe n'impunzi z'abahutu ziganjemo izari zaraturutse Nyacyonga muri Eveshe kwa Musenyeri. Habagamo n'abasirikare abatutsi bari bakambitse kuri katedrali ya Kabgayi, basohowemo ku mabwiriza ya Musenyeri Tatien Nsengiyumva wayoboraga diocese, barabajyanaga bakajya kubicira hanze ya Kabgayi nko mu ngororero. Iyi katedrali kandi yasomerwagamo buri munsi misa, ndetse abayicanyi bakabanza mu misa mu gitondo mbere yo kujya gushaka abatutsi bo kwica. Ku muhanda uva Gitarama winjira Kabgayi hari za bariyeri nyinshi ku buryo abatutsi benshi bahahungiraga batabashije no kwinjira muri ibyo bigo. Bariyeri zarahakurikira muri Rugeramigozi ku muhanda ugana Imbare, munsi y'irimbi ry'abapadiri ry'i Kabgayi, ku marembo ya Esi Kabgayi, École de Sciences Infirmières, imbere ya Imprimerie de Kabgayi, ku irembo ry'ibitaro bya Kabgayi no ku muhanda ugana ku seminari nkuru ya Kabgayi. Amatariki y'ingenzi yaranze ikorwa rya Jenoside Kabgayi, hari amatariki amwazwi yaranzwe n'ubwicanyi bukomeye. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata 94 mu ishuri ry'abaforomo, igitero kigizwe n'abasirikare cyarahateye, baje babaririza Umurungi Chantal wa animatrice muri icyo kigo. Wari umuyobozi w'icyo kigo wari umuhutukazi witwa Mukandanga Dorothée, yarwanye kuri uwo mukobwa, yanga ko bamujyana ndetse ananga ko bamusambanya, banga ko basambanya abandi bakobwa bari bahari. Bahita bamurasira hamwe na Umurungi Chantal ndetse na musaza we Mugunga na Risisi wari waje kubasura. Bombi bari abana ba Muberuka Jean Baptiste w'Inyanza. Tariki ya 15 Mata 94 mu ishuri rya Saint Joseph haje igitero cyamaze amasaha 5 kirobanura. Icyo gihe cyatwaye benshi barimo umudamu wa Rudahunga Louis, umwarimu witwa Justin wigishaga muri Eteka n'abandi. Muri iri shuri ku itariki ya 8 Gicurasi 94 nabwo abasirikare bagiye bafite urutonde rw'abatutsi bagomba gutwara kuri uwo munsi. Batwaye abatutsi 27 mu gitondo babajyana mu kigo cya gisirikare Gitarama, birirwa bakubitwa. Ku mugoroba babagabanyijemo amakipe 3, bamwe babajyana i Murambi ya Gitarama, abandi mu Byimana, abandi kuri Nyabarongo barahabicira. Muri abo bose uko ari 27 harokotse umuntu umwe. Bamwe mu bashoboye kumenyekana batwaye muri uwo munsi ni Rwicaninyoni Emmanuel wakoraga muri Minedike muri biro pedagogique ishami ry'amateka, Gatsinzi Gervais wigishaga kuri ACG Karama, niyo yitandre Ntibyiragwa Jean Marie Vianney bitaga Amaso, Hodari na Nyakarashi Nyansi, bose bari abarimu muri College Saint Joseph ya Kabgayi n'abandi batamenyekanye. Tariki ya 24 Gicurasi 94 abatutsi bakuwe mu seminari nkuru ya Kabgayi bajya kwicirwa mu Byimana. Abayobozi ba Kiliziya Gatolika Kabgayi bari baragennye ko abihaye Imana bagomba guhungira mu seminari nkuru, ariko hakaba hari abatutsi basanzwe bahari. Habaga n'izindi mpunzi z'abahutu zari zaturutse i Kigali n'ahandi. Bamwe mu bari bagize guverinoma y'abatabazi bari bahafite icyumba, akenshi bakahajya nijoro barimo Kambana na Sindi ku bwabo. Buri gice cyaherezwagamo mu ruhande rwacyo, uretse abihaye Imana bo babanaga batarobanuye. Kuri iyo tariki ya 24 Gicurasi 94 seminari nkuru ya Kabgayi yazengurutswe n'abicanyi n'abasivili n'abasirikare baje mu masaha ya 4 basohora impunzi bazicaza mu kibuga. Hari umufaratiri w'umuhutu witwaga Darobert wajyaga kuzana urutonde ruriho amazina y'abatutsi, bakabahamagara bakabatwara bakajya kubica. Mu bihaye Imana batwaye harimo abafurere b'aba Yosefiti, Murekezi Fideli, Mugabe Emmanuel, Munyanshongore Martin na Rusezerangabo Theophile. Harimo kandi abafurere b'Amaristi barimo Gatari Gaspari, Nyirinkindi Canisius na Bisengimana Fabi. Batwaye kandi umwene bikira witwaga Benigne Nakana, abapadiri niwe Nshuti Celestin, Musonera Calixte na Nyiribakwe Vedaste wigishaga mu seminari nkuru. Batwaye kandi Karinda Viateur wari umunyamakuru wa Radio Rwanda. Abo bose bahamagawe hari Musenyeri Tatien Nsengiyumva wari waje gukoresha inama impunzi. Abonye abicanyi bagose yurira imodoka asubira mu icumbi rye. Ku itariki ya 29 Gicurasi 94 nanone mu ishuri rya Saint Joseph hagiye ikindi gitero. Abicanyi bari bafite bisi bapakiramo abatutsi bajya kwicirwa kuri Nyabarongo. Mu batwawe harimo Rurangwa Alex wari umucamanza, Rwagakiga Prudence wacuruzaga mu ngororero, umudamu witwa Mukobwa Jeanne Eugenie, Gasasira Vital, Mukangamije Berine yari umukozi mu ishuri rya Saint Joseph, Utazi Rubanda Leonard, Mucyurabuhoro mwene Gatabazi, Munyeshyaka Jean Marie Vianney wari agronome, Habimana Deogratias wari umwarimu n'abandi. Mu kwezi kwa Gicurasi 94 ku itariki itibukwa neza ahahoze Trafipro bitaga Senide haje abasirikare batwara abatutsi barimo Isidore mwene Ruyenzi, Kajango Celestine, Nizeyimana Jean Bosco n'abandi bajya kubica. Muri uko kwezi nanone igitero cyagabwe mu ishuri ribanza rya Kabgayi n'abicanyi b'imushubati bari bariyisaba zuru. Bazaga inshuro nyinshi bateye Kabgayi mu nkambi zaho.
mu bitero bitandukanye bagiye bagaba i Kabgayi harimo icyo bishemo abantu 6 babiciye mu ishyamba riri munsi y'ikigo cy'abana babana n'ubumuga. Mu seminari nto ya Serewa ya Kabgayi hagabwe ibitero 2 bikomeye hagati ya Gicurasi na Kamena 94. Kimwe mu cyagabwe mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi 94, icyo gitero cyatwaye abatutsi benshi bajonjowe mu isaka ryakozwe muri icyo kigo, biciwe mu ishyamba rya Byimana n'ahandi. Igitero cya kabiri cyari kinera hamwe zitwaga abazuru b'Imushubati, nacyo cyatwaye abatutsi b'Imushubati bari bahungiye i Kabgayi bajyanwa kwicwa. Igitero cyo kuwa 30 Gicurasi 94 cyanyuzeho abatutsi bari bihishe hose muri Kabgayi kigenda gitoranya bajya kwicwa, batwawe muri za bisi bajya kwicirwa kure mu Ngororero. Icyo gitero cyari cyowe n'abicanyi bavuye mu Ngororero bavuga ko babaruye imirambo y'abatutsi bahiciwe bagira ngo iyo babura bajye kureba ko bahungiye i Kabgayi. Niyo mpamvu bagiye kwicirwa mu Ngororero, ariko mu batwaye harimo n'abari batuye ahandi. Ubundi jenoside y'i Kabgayi yakozwe mu buryo butandukanye n'ahandi. Kubera ko i Kabgayi hahungiye abatutsi baturutse mu mihanda yose kandi myinshi y'igihugu, byatumye abategetsi ba komine n'abicanyi baturutse mu zindi perefegitura bagiye bitwaje amaresiti y'abatutsi bahungiye i Kabgayi bavuye muri komine yabo. Abicanyi bakabatwara bakajya kubicira ahandi. Bivuze ko rimwe na rimwe abatutsi batajyanwaga n'impunzi z'abahutu zabaga ziri kumwe nabo, zarahabasanze ziva mu bice FPR Inkotanyi yabaga imaze kubohora. Ubwicanyi bw'i Kabgayi bwakozwe n'abantu baturukaga mu bice bitandukanye by'igihugu, aho buri komini yajyaga gushaka abatutsi bayikomokamo. Hari abajandarume, abasirikare mu mutwe warindaga wari umukuru w'igihugu, abasirikare basanzwe barindaga bihaye Imana n'abagize guverinoma y'abatabazi. Uretse kwica abatutsi, hakozwe n'ibikorwa bibi byo gufata abagore ku ngufu n'abakobwa. Hari ubwo babatwaraga bakaza kubagarura cyangwa bagahita babica. Hari ubwo bateraga ibisasu cyane ahitwa muri CND bigahitana abantu. Ikindi kiri mu byisha abatutsi bari bahungiye i Kabgayi ni inzara n'indwara yaterwaga n'umwanda kuko nta mazi bagiraga. Nyuma imirambo yaje kuba myinshi n'umwuka mubi mwinshi, abicanyi bafata icyemezo cy'uko batazongera kwicira abantu aho ngaho. Nibwo bigiriye inama yo kujya bazana imodoka bagapakira abatutsi bahereye kubize cyangwa bifashije, kuko bari barabaruwe bagatwara cyane cyane abasore n'abagabo bakajya kubicira ahandi. Buri munsi hicwaga abatutsi ku buryo imibare itapfaga kumenyekana. Bamwe mu bagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe i Kabgayi ni Superefe Rutegesha Misaga Antoine, urukiko gacaca rw'umurenge wa Gitarama rwamukatiye gufungwa burundu. Superefe Gatera Gaspard, urukiko rwa gacaca rw'umurenge wa Gitarama rwamukatiye gufungwa burundu. Gahutu Emmanuel de Marere wari maneko, urukiko gacaca rw'umurenge wa Gihoma B rwamukatiye gufunga imyaka 30. Sagahutu Thomas wakoraga mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu gihugu. Gilbert waruhagarariye ishyaka rya CDR mu mujyi wa Gitarama. Sergeant Major witwa Karata. Faratiri Adalbert watanze abihaye Imana abatutsi baricwa, bivuga ko yaba yarabaye padiri akaba aba muri Zambia. Witwaga Gasirikari wari impunzi y'umuhutu yavuye Nyacyonga yiyoberanyije abana n'abatutsi babaga muri Trafikro, akaba ari nawe watangaga abatutsi baho. Suriyete na Musabyimana Philippe mwene Theopiste. Major Habimana Anne Marie yakatiwe igifungo cya burundu arafunze. Tuyisenge Narcisse yakatiwe gufungwa imyaka 15. Hakizimana Papias yakatiwe imyaka 15. Nikora bitaga Bob mwene Ropaca Janvier yakatiwe imyaka 19. Rindiro yakatiwe imyaka 19. Nigena Protogene yakatiwe imyaka 30. Bose bakatiwe n'urukiko gacaca rwa Gati kabisa. Mu bicanyi baturukaga Imushubati biyita abazuru harimo Sadamu, Mitera, Basesekaza, Twagirimana Clement, Protogene, Evode mwene Revoka, Mutabaruka Hasani, abasirikare 2 Rashid na Semanyenzi Jean Claude, Mugemana, Kimonyo Tarcisse wari umushoferi. Abasirikare bari bazwi ku mazina y'amahimbano nka Shitani na Kajisho, babaga mu kigo cya Gitarama, babaga bari kumwe n'abasivile uwitwa Gikeri na Sanzineza Vincent n'abandi. Mu mwanzuro, inkambi ya Kabgayi niyo ingabo za FPR zashoboye kurokoramo abatutsi benshi. Ahandi bageraga basangaga abicanyi babarangije hasigaye mbarwa. I Kabgayi inkotanyi zaguye gituma abicanyi bariho bashaka uburyo babarimbura mbere y'uko inkotanyi zihagera. Kwibuka aya mateka bizahoraho, abashaka kuyagoreka bazahora batsindwa. Abarokokeye i Kabgayi bashima ubutwari bw'inkotanyi zabarokoye zikabatabara zikabavana mu minwe y'abicanyi. Na n'ubu baracyakomeje urugendo rwo kwiyubaka no kubaka igihugu muri rusange. Ni munyemerere tubashimire cyane. Mugira amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo.